Mwaramutse mwese, mbifurije igitondo cyiza. Mureke twongere dusubukure icyigisho cyacu cy'iki cyumweru. Uyu munsi tugeze ku ngingo yo kuwa kane. Mureke mbere y'uko tuyiga tubanze dupfukame dusenge. Data wera udukunda ari mu ijoro, urakoze cyane, wabanye natwe, waturinze iri joro, ukiye amahoro, izina ryawe icyubahiro. Turagusabye ngo umwuka wera abane natwe, adufashe, atwigishe, turusheho gusobanukirwa n'icyo tubwira mu ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe nitwa Uwitonze Ildefonsi, tukaba rero tugiye gukomeza twiga ingingo yo kuwa kane w'isabato ivuga ngo imico myiza y'ingenzi muri iki gihe. Hano hari ikibazo kivuga ngo ni ukubera iki kwihangana ari ingirakamaro cyane mu gihe tuza imbere y'imico yacu. Yakobo 5:7. Batwasome twumva uko havuga. Haragira hati: nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Dukurikije uko hano isomo ritubwiye, imico myiza y'ingenzi muri iki gihe ni ukwihangana. Baduhaye urugero, reka dukomeze twumva n'umwuka w'abahanuzi ukuntu havuga. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Bityo umukristo akwiriye gutegerezanya ukwihangana kugira ngo imibereho ye yere imbuto z'ijambo ry'Imana. Niko umwuka w'abahanuzi ari kutubwira. Duhora dusenga dusaba ubuntu bw'umwuka. Imana irakora kugira ngo isubize amasengesho yacu, ikadushyira mu mimerere ituma iyo mbuto zikura, ariko ntabwo dusobanukirwa umugambi wayo, maze tugatangira kandi tugakuka umutima. Nyamara nta n'umwe ushobora guteza imbere ubwo buntu hatabayeho uruhererekane rwo gukura no kwera imbuto. Uruhare rwacu ni ukwakira ijambo ry'Imana maze tukarigundira twebwe ubwacu, tukaryiyegurira mu buryo bwuzuye kugira ngo bituyobore, kandi nibwo umugambi waryo muri twe uzasohozwa. Dukomeze hepfo twumva uko akomeza hatubwira. Kristo yaravuze ati: umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Yohana 14:23. Tuzarushaho kugira umutima ukomeye kandi utunganye, kuko dufitanye isano nzima n'isoko y'imbaraga zirambye. Mu mibereho yacu yomatanye n'Imana tuzaba imiryango ya Yesu Kristo. Ntituzongera kubaho ubuzima busanzwe bwo kwikunda, ahubwo Kristo azatura muri twe. Imico ye izagaragarira muri kamere yacu. Ubwo nibwo tuzora imbuto z'umwuka wera, umwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Imigani ya Kristo, paji 61. Dukurikije rero hano uko umwuka w'abahanuzi atubwiye, harerekana ko uko dukwiriye kubana na Kristo, uko dukwiriye kwihangana, noneho ubuntu bw'Imana nabwo bugakorera mu bugingo bwacu. Reka dukomeze hepfo twumva ikibazo cya kabiri. Igihe ugeragereshejwe gucika intege cyangwa guhangayikishwa no kwiyongera kw'ikibi kuri uyu mubumbe, ni kubera iki kwiringira kurangwamo kwihangana bifasha cyane? Yakobo 5:8
na Luka 21 umurongo wa 19. Tubanza twumve muri Yakobo 5 umurongo w'8. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Tujye no muri Luka 21 umurongo wa 19. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Twumve umwuka w'abahanuzi. Ab'isi bacumuye amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye, kubera ukwihangana kwayo kw'igihe kirekire abantu bakandagiye ubutware bwayo. Bagiye baterana imbaraga mu byerekeye gukandamiza no kugirira nabi umwandu wayo, bakavuga bati Imana ibwirwa n'iki? Isumba byose hari icyo izi, nk'uko biri muri Zaburi ya 73 umurongo wa 11. Ariko kandi hariho umurongo ntarengwa badashobora kurenga. Igihe kiregereje ubwo bazagera ku rugabano rwagenwe, ndetse na n'ubu bari hafi kugera ku mbibi zo kwihangana kw'Imana, ku rugabano rw'ubuntu bwayo, ku rugabano rw'imbabazi zayo. Uwiteka azahagurukira gukura umugayo ku cyubahiro cye bwite, kugira ngo arokore ubwoko bwe no guhashya ibibi byo gukiranirwa. Imigani ya Kristo, paji 177 n'178. Nk'uko tubyumvise hano muri iyi ngingo, imico myiza ni ingenzi muri iki gihe. Hano twumvishamo kwihangana, twumvishamo gukomera nubwo twagira mu karengane, nubwo hagira abatugirira nabi, kubera ko umugambi wa Satani ni wo guca intege ubwoko bw'Imana. Ariko tugomba kuzirikana ko Imana ibi bireba. Buriya iyo baturenganije, iyo badusuzuguye, iyo baduteshe agaciro, buriya ntabwo ari twe baba babikoreye, ahubwo Imana niyo burya baba bahimukiye cyane, kandi Imana ntibyirengagiza ibi bireba. Niyo mpamvu Imana nayo ntabwo izakomeza kubyihanganira kugeza igihe kitazwi, ahubwo baba bari gukora ibintu ariko Imana ibireba kandi yiteguye gushyiraho iherezo. Icyo dusabwa twebwe ni ukwihangana, tugakomera mu buntu bwayo, kuko iyo dukorera ibi bireba kandi ibizi. Aya magambo rero twize muri iyi ngingo, reka dusabe kugira ngo Imana idufashe kandi twongere kwihangana, umwuka wera bidushoboze. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.